Biblia baguhayirwa bapfa bapfira he umwuka n'abakavuga ngo iki ni muruki bihoni mihana uko aba tuzapfa ariko tuzajya he ariko bakundwa turabana bima tuzasanga niba twifata n'abinjiza yo kurimbukira hano kubwira rero ibintu mukire wenda nibe n'umukene kuko njyewe nkiri mu butayu hari indirimbo nagiraga ni indirimbo ivuga nabo byose wabireka Mana ukanyihera n'ubugingo bene data murabishe abantu ndongoreye nk'abagize abana batanu kubona uko manza mwoga bisindwa n'inyama ziri hariya nuko ngerageza ariko ndabatangariza itangazo rikomeye byabagerageza bitabagerageza gupfa ko tuzapfa ariko nimwe mbabwire harahirwa abantu bazapfa bapfiriye mu mwana w'Imana ijambo nabahaye rosose yewe nzi neza umuntu w'imbere natinze niko kucyumva ariko umuntu w'imbere buriya mushumba ndamuzi nzi n'uw'inyuma yewe uwanjye w'imbere yigeze ageragezwa mpitamo ahantu w'imbere n'uw'inyuma batandukanye narahabonye yewe mbakopeza akanya gato narahabonye umunsi umwe nari maze iminsi 3 ndikanyarira ariko ndimo ndira cyane nsewe hanyuma niza kuza kurangira mbaye mwene datuma arantumira harambira ngo uzaze kutubwiriza mu nce za hano Kabeza hanyuma njya kubabwiriza rero ngiye kubabwiriza urumva ni mu minsi 3 yanjye icyo gihe nari inyotewe cyane ubuhanuzi kuko nashakaga niyo urabona iyo umuntu agifite umuriro mwinshi wo gushaka kwerekwa hari ukuntu n'inyoni itambuka akavuga ati ndayibonye akavuga ati wacumujwe n'igitunguru akavuga ati wacumujwe ntabwo mwebwe mubizi ariko njye ndabizi cyane noneho ngo bizarangire ndagenda nicara na bene data bari umuriro bari bakijijwe ikindi bari bafite umwuka wera mwinshi twicaye rero ndavuga nti basi Mana nanjye upfe kunyereka basi nanjye ubabari upfe kunyereka ndagenda ndicara maze kwicara ngiye kubona mbona negamye ku gikuta ndimo n'indingane nanjye nyereke banyemere numva uwa mbere araganya arimo araganya numva uwa kabiri arimo araganya ariko wari wazanye amaganya yari umukobwa umwe ndamwibuka uwo mukobwa umwe wari urimo ubazanisha amaganya yari avanye ku ijambo rivuga ngo ariko ubu mubona Imana izakora mubona Imana ibintu ivuga izabisoza reba imyaka ngize nta mugabo mwene data nawe ahita yibuka ko amaze nk'imyaka 25 wakijijwe abwiriza hanyuma undi nawe abarabyibutse batangira kwitotombera Imana bageze jewe ndirinda ngo nayitotombera ikaranga byarangiye bite byarangiye nderekwa ngiye kubona mbona reka bicemo niwe mbona ifuku mbona inuza mbona ihene mbona inuza inzoka mbona n'ipusi murabyumvise ibyo bintu bingahe mbona ipusi mbona ifuku mbona ihene ngiye kubona mbona n'inzoka binci imbere mbabibonye kuri wa mukobwa wazanye amaganya ndamubwiye ni ari ndetse aho kugira ngo nyishe Imana inama nyiyoboze inzira mpitamubuka ndetse ntibaburetse narabikunda n'indetse ati n'abasiriya haba wera kiki nerakwindukiye nerakwinduka ifuku nerakwinduka ipusi nerakwinduka inzoka mu kinyabupfura rero cy'indyanja ziyoberanye abaramanutse nawe ashyira amavi yawe aravuga ati Mana inyezewe ati kubera ayo mbaga yose nababwiraga ati Mana bagiye kwiyoberanya ati mwihindura ati umuriganya ati inzoka isobanura umuriganya niyego Imana ikwese cyane ubwo kandi nabemeje nanjye icyakabiri ati Imana babarerewe ati ipusi ati isobanura icyo atangira no kusobanuza tuzisobanura umujinya ati Imana babara umujinya Imana babarerewe ati wese bwinshi ati agiye bisobanura iki n'ubuzahari wese ati sinazamanya kubonera Yesu ati Imana Yesu kumbi warimo araduhuma amaso kure yatubanyije ageze ku gifuku rero n'ifuku yo umwuka basobanurira nawe kumbi yaduhumye yadukubise mu cyico twashize nibwo twataje tugeze mu rugo ahita asaba randevu wa muhanuzi mugenzi wanjye yari acumbikiye aza mu rugo azana n'umudamu mugenzi we bifite amasakoshi bayarambikaho yicara hamwe n'undi yicara ahandi hanyuma ngiye kumva mugenzi wanjye arambwiye ngo ngaho dutere indirimbo ya 60 bati niwo uri butuyobore hanyuma ako kanya turebana mu maso wa mukobwa tureba mu maso nyiteye
simbizi. Nagiye kumva numva mugenzi wanjye arayirukira aranutse arambwira ngo urumva uko witeye. Ndamusubiza nti wowe wayiteye. Arambwira ngo niba udashoboye kuyobora rwagiye rukibonera. Ndamubwira nti nturi bayoboraga nawe. Tugiye kurunga abantu baturondoganye birangira baturebamo nuza twari turi mu minsi 3 nagiye mu icyo gihe ngiye kubona umateruye ishakoshi kandi baje kuturuhukiraho, ariko uwa mbere ateruye ishakoshi arigendera n'uwa kabiri arigendera aravuga ati sawa twakwishinga ibyaha. Hadi nabasukiza ziracyabana n'itorero ryayo twayibonera amasezerano y'Imana yacu. Cyaraniye duhita twongera ibirira baho ngo nimwajyana n'umukamarana kitagogera hejana bamwene data barambye atabiko mwene data buriya twapfaga iki twere nora tubaganira ndavuga n'Imana nanjye sinzi icyo twapfuye. Arambwira ati Imana nawe gutuka ati no kukubwira nawe ati no kugira ngo nanjye natura naho ryari biza kuza kurangira birangira turakomeza turasenga mu gicuku cya nijoro. Rero niho nashakaga kubabwira aho namenyeye umuntu w'imbere n'uw'inyuma ko mutambishe. Nararyamye maze kuryama mu isaha y'isaa 7 numva umuntu araje ariko nahingishijwe neza pe. Narakizwaga pe kandi n'ubu ngubu nzakomeza nkishijwe neza pe. Uretse ko nenda ko haraporo rimwe nta nzambere mbona umuntu araje arimo arakurura kino kintu cy'inyuma arimo akijyana ikuzimu. None ubu abo w'imbere naho namenye ko aba undi muntu niko nagiye kumva umuntu w'imbere arimo aravuga ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Arabivuga uw'inyuma na baramutwara bajya kumutwara uw'imbere agashingiriza agatanda amababa ntiyemere ko uw'inyuma bamutangirije kirangiye. Hanyuma uw'inyuma bari baje bamugira gutya avuga kwino babere bari baje uw'inyuma baramufata bamugira gutya baramufunga ku buryo atavuga atabona nuko abumbura badatangisha uburyo uw'imbere yareze uw'inyuma izina rya Yesu Kristo. Mwanze kurivuga hano izina rikomeye rya Yesu Kristo. Ko nasambanye ko nibye ko alo uretse ndumva nanjye birangoye ndabibaza ko nigeze niba ko nikinira ko nta kintu na kimwe twapfuye ko na mwene data twatonganye ko twiyunze ndaziricuide ndasenga bitagenda ndajyanwa banyereka bya bintu bine nababwiye ya nzoga ya pusi ya hene na ya fuku barabinyereka babinyeretse barambwira ngo uribuka turimo tukwereka bya bindi cyane ni ngo warahubutse ngo uhita uhubuka upfa kuvuga utangishije inama y'icyo nakubwira ni yego. Barambwira ngo dore wa mukobwa nakwerekaga ko atwara abantu ikuzimu ngo ajya yihindura inzoka ngo akihindura ipusi. Iyo yihinduye inzoka ngo araza akariganya abantu bose yinjira mu mazu y'abagore n'abagabo ngo akabarangiza. Iyo yihinduye ipusi ngo areba mu maso y'abantu akabatwara imbaraga kandi akabateranya ngo niyo mpamvu mwabaye kwa kundi barimo bitotomba kwa kundi baje gusenga. Arambwira ngo kandi ngo iki ngo iriya hene wabona ngo ateza abantu ubusambanyi ngo akabateza n'ubuhehezi ko mbona mutanyumvishe ngo ntatinya amateraniro abera barimo ijambo rya kane. Arambwira ngo wabonye ifuko ndayizi uzi iby'amafuko ndabizi ngo nuzi ibitimbya n'ibitimbya imanuka ati burya ikuzimu n'icyo nakwerekaga yuko atwara abantu kubana ikuzimu. Ati none rero ati wowe yakubonye makuka murababaje ko mutanyumvishe ati yakubonye n'umwuka wanjye we ati ashaka kukwica abona ntaho yabihera ati noneho atagiye kugutera asanga nta kintu kibi kirimo imbere cyaba kirimo cyakwica ngo kikunabonere wari inzoga
umuntu wawe atubereye aka kanya ka none ahangaha ati narije kukubwira yuko ariwe waje aza kubatera yazanye na wa wundi abatonganye kugira ngo nijoro azabatware yabateje icyaha yabagizeho ububasha ati koko shitani atakurikirana icyaha shebuja yamutumye abantu bakora ibyaha no kubatsinda atubereye none ahangaha rero ati ndagira ngo mbikwereke ati ariko ngewe ati umuntu wanjye ati umuntu wanjye ati iyo yarinze umuntu w'imbere ati nanjye ndamurinda nkamukomeraho fata ijwi rirambwira ngo uhereye aka kanya uratsinda uzagenda ubwirira abantu banjye ko barimo abantu babiri hari uw'inyuma usanzwe hari n'uw'imbere udasanzwe uzabona umwana w'intama w'Imana rero umuntu wawe azabona Imana turikirike gusenga Yesu arabagaragaje ariko uw'imbere azabona umwami w'Imana umurimo utabyumvishe ndabisubiramo mukomere cyane ku muntu w'imbere mu murinde uw'inyuma ashukana ariko umuntu w'imbere azabona umwami Imana. Haleluya! Ariko uw'inyuma azarangira vuba. Ubundi itsinda rihagije kandi ukuntu ntege mu miterere yanjye ubugeni burimo ndibabwira banumva ndimo kurya banumva wagira ngo ni ibiryo ndimo gukacanga mu kanwa byinjira mu mutima biryoshye. Mukomere cyane ku muntu w'imbere kuko uw'inyuma warangira vuba ariko uw'imbere azabona umwami Imana. Yesu arabamerumisha. Urimo ndamushima ko yampaye agatuti nahoze ndware bambona amagambo menshi ariko mu ijoro barambwira ngo ugende ubabwire ayo mwanya niba ari ubaryohere simbizi niba ataryoha birabe ariko ndavuga ayo mwanya uyu wumvishe ni umugabo witwa Yerobowamu ni umugabo wabaye umugaragu cyane wa Salomo ariko yiza kuza kurangira abaye umwami kubera impamvu za kuwa kabiri. Ni umugabo mwumvise w'umuhanuzi nawe ukomeye uwo bakunda kwita Wahiya ngo wabaga ku musozi w'Imana. Babwiye umusozi w'Imana ariko si igihe mfite ni gitoya kubera ko ari icyumweru ariko umusozi w'Imana Imana ivana Isirayeli muri Egiputa yababwiye ngo nzabakuza amaboko akomeye nzabajyana mu gihugu mbasezeranya ubwo muzafata imisozi yanyu mugafata ibikingi mugafata ibibanza nanjye muzantoranyiriza umusozi. Uyu musozi rero ni umusozi babaga wakunze kwitwa bawitaga Ishiro abo nubwo bajyaga bawita Inayotira aho Samweli yigeze aba n'aho Dawidi yigeze abungira umusozi w'Imana n'abatabara. Aha rero uyu muhanuzi yahiyaniwe yaba wa gatatu numvishemo semurahari wa gatatu numvishemo ko harimo ngo n'Uwiteka hanyuma rero abantu batatu numvishe uwa mbere ngo ni umugabo witwa Yerobowamu ngo wavuze Imana neza ngo yayivuze neza ihita imugabije irakabya ngo yayivuze neza gusa yayivuze neza rero ngo yaporofise umunsi umwe ngo aporofite umunsi umwe umugabo witwa Salomoni umuhungu wa Dawidi ngo yagize yarayihemukiye atakivuga neza. Salomo impamvu yari yarakoze ibintu bigera muri bitatu byangwa n'Imana. Icya mbere umunsi yashakaga bagore munsi simbitindaho ngo abo bagore bamutaye mu moshya hanyuma azana ibigirwamana bitatu yazanye hari ikigirwamana cyitwaga Kemoshi icyitwaga Milikomu n'icyitwaga Ashitaroti abyubakiraho bita Yerusalemu ahita ayobya abantu bamoshya arababwira ngo uhereye aka kanya Imana twajyaga tuvuga iyo twaririmbaga iyo twajyaga tubabwiriza iyo twasengaga narebye mbona mwisenga mutarizi none nazizanye nazibashiriye hafi aho ngaho. Kimwe mu bantu bashukika rero abantu burya tubashukika bose ngo bahita batya barabiyoboka ibyo bikabutindi bitatu bayoboka ibyo Imana bitatu barabisenga. Ariko ngo harimo umugabo umwe semurahari ngo harimo umugabo umwe wari umujyanama ariko ngo yari umujyanama kwa Salomo. Uwo mugabo umwe rero ngo ni umugabo umwe ngo wanze kwifatanya n'abandi we atitaye ku birayi yakura ngo ahita agenda ahinduka shebuja
aramwegera, bene data nimundebe hano, nimwumva kino kintu kirakomeye, ntimugire ngo biroroshye kujya guhangana na perezida wa korali, ariko iwe byari byarenze perezida wa korali, arenza umutwe, arenza ibintu bitarenzwa, ajya imbere y'umwami w'igihugu, aramubwira ngo narinje kuvugana nawe, ngo umwami ngo yaramwemerera kubera umujyanama, ngo amutega amatwi, aramubwira ati ibintu wakoze urabona niba koko ubuzima bwawe. Salomo nakoze ishaka ati none se urabiyobewe ko ibigirwamana bitemewe iwacu, hemewe Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera ngo unatewe yashaka, ati ziriya mana zizana ibirayi, zizana ibintu, zizana ubutunzi, ati iriya mana yanyu yavuga n'isohoze vuba, reka tuyireke kuri Imana n'iziriya. Aramubwira ati yewe reka mbanze mubwire, shingiye aho yavanye so Dawidi, ngashingira n'ubwo yavuganye nawe kohereza ubwami, njye sindi kumwe nawe, ndikondera itari Imana yo mu ijuru, kandi Imana ibirebe, nimwazajya muri yo, njye nzajya senga Imana ivuga bikaba, nzajya nita ku Mana ishobora bingahe byose. Ubwo muracyumvisha, ariko ngo ako kantu yavuze ngo bakora ku mutima w'Imana. Nimwajya muririmba muzajya mushakisha nibura akantu kakora ku mutima w'Imana. Nibyo muri abaririmbi ntabwo mutagira pe, murwana intambara yo gukora geste imbere y'abantu, natwe iyo tubwiriza tubazamuza amaboko, rimwe na rimwe tugira ngo turebe ko twabanye mu bine n'itanu, cyangwa ngewe wowe hari abo ngira batubwiriza neza, turafata amasaha 3 kuzabava imbere muri 3, ni ikiba cyoroshye. Rimwe na rimwe hari igihe kuvuga ngo mutere izari kugira ngo mbace bitahire, ariko rimwe na rimwe ugasanga nta nubwo tumenye ko mu ijuru babishimye, ariko niba hari ikintu kiryoha ni ukuba umubwiriza muto, ukaba umukorani, ukaba umuyobozi, ugahagarara abantu ushaka kwambara ku mutima w'Imana. Iyi ikozeho irakabyara, niba ikoze mu mutima iragaba, Imana ibagabire nawe manshi, umutima iragaba, udatuma mpfira, ariko iyo yakoze ku mutima ni Imana igaba, kandi ntabwo wayivuga neza kuva mu gitondo kugeza aya masaha, ntabwo ari Imana itagira amatwi yayo aba ku bantu bayivuga neza. Imana irumva natwe yatubahisha, wayivuga neza Yerobowa, ngo ako kantu kayikora ku mutima, kayikora hehe? Wumva hari igiteraniro yakoresheje ngo ayivuze kayikoze ku mutima, ngo yurira ifarashi agiye Yerusalemu, arimo gutaha, Imana ihita ibwira umuhanuzi, mwamwumvise Ahiya, yamubwira iti haguruka vuba vuba, atesengeye, ati haguruka ufate uwo mwenda uvuye kudodesha, Bibiliya bavuga ngo gukanisha, ugiye gufata uwo mwenda uvuye gukanisha, uwutamuremo ibitambaro 12, atese bigenze gute, karakenda kanjye nari niba Yerobowamu aranejeje, ihute vuba ucanire ibitambaro umushyire, kugira ngo umubwire icyo ashaka kumwibwira, bitewe n'ibintu akoze imbere y'umuntu utamenyerwa. Ihute vuba, mwabutabura bitabura, ababonanye ngo bakibonana, mwamwitambika mu nzira y'i Yerusalemu, aravuga ati hagarara wumvise Imana ivuganye nawe, undi ngo nahagarara, ngijwi ngo rivugira muri Ahiya, ngo riramubwira ngo mubwire ngo kubera amagambo uvugiye imbere y'uwitwa Salomoni akoze ku mutima wanjye, none ubwo akoze ku mutima, nanjye ndagira ngo mvugane nawe bigukora ku mutima. Turavugana nanjye iki? Ati yavuze ngo ititaye kuri umugaragu izakugira umwami w'ubwoko bwayo bwa Isirayeli. Reka nimundebe hano, twari abasambanyi ntiyabyitaho, twari mayibobo ntiyabyitaho, iwacu baraguzaga ntiyabyitaho, iwanyu baraga abasinzi bakaraguza bagaterekera ntiyabyitaho, iyo ukabyara kubw'amasengesho y'abera, natwe tugirira imbabazi, duha Kristo aramanikwa ku bwacu,
ariko ni muri hano nabwiye murahari Imana ikinanirwa inshobo ntabwo ari ingome bihemuka nabona Imana ivana aside muna kandi sibyo wese imbere yayo mwana muganga n'ahari uwakinyarwanda n'uwakizungu badahari nabonye aside bamura ativuje ari ukijwi rivuze bwira cyaragabo netwete kanyibaho Urera mana urakiranuka baramubwira ngo yavuze uzakenyuza nk'icyenyerezo za umwami n'uwiteka ni naryo zina ryawe. Imana imubwira ijambo rya kabiri avuga ngo ariko iri mubwiye nuko ari kosa ryo kubivuga ugende uceceke. Umuntu uzaba umugabo mubona kabi ariko n'uzaba nuza nawe mubona kabi. Si bataje ngo umuntu uramunanira ngo abayegere iyo babana ati Yesu nicu nzayobora ababibwiye Salomo nawe yashakaga hiti. Salomo batangiye kumuhiga iyo hunga akikira muri Egiputa amara imyaka 40 arahashakira aharongorera aravuga ati byarazimye iby'Imana yavuze n'ibikibana. Kimwe mu bintu byasekeje Imana irera ubibogera 40 bishize Salomo arapfuye. Imana iramubwira ati gira vuba huta vuba ndacyanezeza na rya jambo wavuze genda njye kubiha igihugu nakubwiye. Arazamuka Imana imukorera icya kabiri ntiyagenda imukingira ikibazo. Imana yongera imukingira ikibazo imukingira ikibazo. Ntabwo narizi Imana igira abana bafite akakageni niba ufata umuntu ikamukingira ikibazo ikamutera umugongo ntinamwere mwitiza mwibandire n'imukingira ikibazo. Bababwiye kandi ariko nakihoreye ndihuta ariko nimumve babwire n'ababwiwe kandi shaka ndekehanga. Imana ntabwo Imana imeze nk'umubyeyi wabyaye Imana. Umubyeyi wabyaye Imana atandukanye n'Imana kuko iyo umubyeyi wabyaye Imana ngira ngo mukoza ubifashe mu mama sibyo ngira ngo mukoza ngira ngo wararyamaga ngira ngo bakamuherezi n'undi nawe bakamuherezi niko bigenda. Ariko nimurebe hano babwire Imana yiteye neza. Ni Imana iyo yaje kukwihera ibere iyo yaje kukwihera ibere igira gutya ikagira iti akira wego. Hano bakaba barimo bataka batubona batwice kandi ahandi iri bitangizo nk'icyo ahandi bakaba hatushumeye batumaze kudako bawe poromosiyo yo kuva mu Rwanda yo gukora iburayi. Ni Imana itagira amatiku
iramusura kwiyumanganya biramunanira, Imana iratesheje, ariko hinjira agakobwa kagira karavuga ngo Imana iravuze kuko wowe utihanganye ugakorera icyaha muri aya masengesho. Iravuze ngo uriya azabanza muri ubukwe kandi azanakuruta, uzagira urugo rw'agahimana. Hanyuma uwo muhungu twasiganye hamwe ati uriya mukobwa we kuriya atubona byataye byataze ndabona ariko mu mahanga yose umuntu yuba hagati n'umwayi wahangana n'andi gicumbike ariko we wacumbikiye hagati gicumbike ntaho byakunda. Hanyuma bukeye itariki igeze birakunda, byarakunze ndabibona sawa sawa. Ariko arambwiye ngo ni nanjye uzamuhereza ibintu byo kumuhereza mu rugo azaba yabuze. Umuntu utangiraga wo kuba naho kurara abana mwirukanye, uwo niwe mu ijuru bagiriye imbabazi, afata ibintu yabuze mu rugo aragenda ahita kumuhereza. Bene nimureka mwipfa mu mitima, mwipfa no mu mutwe, ngo mwibagirwe ko amaboko y'Imana ahera no kwizera ko ayoboraga kera mukiba mu butayu. Niyo hantu imbaraga za n'uyu mwanya aracyareba izina ryayo rishimwe. Wija kwishongora bagenda nize uriya ntabwo yize ngo bizamurwe uzabanze mu mahanga yose ujya kwisenda gito kirero cyarangira. Reka nibutse icyo kirarangira agira ku ngoma akora naho amakosa 3 yahambabaje. Yakoze amakosa 3. Irya mbere ngo yageze ku ngoma agira ikintu cyitwa inda nini y'abantu Yerusalemu, ngo hanyuma musange bashize ngo ahita ako uruzitiro nabazana ibigirwamana, kandi yari yahuguye muza Salomo aribyamubuza nabo ngo bikosa azana ibigirwamana. Mu yandi magambo ibyo tubwiriza tuza abandi gukora, ababwiriza nabo babikora. Ibyo duhagura tuza abandi gukora, hari abahanura nabo babikora. Ko mutanyumvisha abantu byarangiye biragira ngo abizanye kimwe gishira idani murahari, ikindi gishira ibete ayoboresha abaturage n'abaganga. Iyo niyo Imana yayo. Imana rero icyo nyikundi ni Imana idahubuka. Hari igihe rimwe na rimwe ugira ngo watuze amafaranga ukagira ngo ntabwo uzayikenera, uzabaza amafaranga ahantu atateri na megane, ariko hari ahantu Imana y'Imana igera izina ryayo rigera. Uba nicara ava ku Mana arayireka, bukeye ngo Imana yiga umushinga arebe bate uzamukubita gute, ariko nanone ntigira akabazo kavuga iti we n'abana be bose barangomeye n'umugore barangomera, ariko ngo havamo akana kamwe kamwe k'agahungu kitwaga Abiya, nako ngo kagira ngo bafatwa n'akarande se yagize cyagiye muri Salomo, ngo ko karavuga ngo njye Imana ndayizi sinzagidani gusenga ibigirwamana, nta nubwo nzigera ngenda imeteri gusenga ibigirwamana, nzagumana n'Imana, nzayikomeza, nzayigundira. Bibiliya yatubwiye ngo havamo umwana witwa Abiya, ngo agira imwe mu mico imeze nk'iyi Imana yashakaga. Urari Imana iraza rero iravuga ngo ariko Abiya we sinzamukubitana n'abantu, iravuga ngo ndamuteza uburwayi arware, hanyuma nzamukize muvane mu mubiri muhereze ubugingo, kuko umuntu wiwe w'imbere aracyahariwe nta kibazo. Ntabwo ko mutayibije Abiya rero kararwaye witwa Muzayobo akakubita ifaranga yana akakubitaho ikintu cyitwa ubushobozi bw'ubwami biranga, badogiteri bakaze biranga, muracyahari yitwereza hano abantu biranga, ngo byiyangiye ngo ajya yakwibuka. Umuntu yibutse Muzarire ni wa muntu wamuhanuriye Ahiya ya myaka 70 yarashize, niwe ngo yaje kwibuka. Mwebwe hanze rero ngo twahanurira mutwibuke sineri bare na bene wacu byarabaye, ngo barikora rero bahita batariko akarunyutse atari umuhanuzi wadutuwemo n'umwuka wera w'Imana, atavuga Imana neza, ati nawe twahuye n'amanurira atuwo rero mu butumyeho bari ugenda ugiye kureba, atariko adakubona ukuri ataratuma arangije baramubwira ati dukorera shakisha uburyo imyambaro y'ubwamikazi uyivanamo uhita wihindura undi mugore uba ikindi kintu. Uba abantu bizabira ubukristo bihinduye abandi bantu, mbese muri aya magambo icyo bishatse kuvuga biravuze ubu twese turabarwaye. Urabona ukuntu ibitaro bibereye ateneze, urabona ukuntu bihabereye, urabona ukuntu nange musa neza, iyo bidatawe
kubabwira n'abandi reka babwire bayake baba bafite iyo bajyana Dubai bana bazateje iyo bajyana muri bari abantu bazateje mu bigezo ariko mwihinduye abana ntabwo ari nabwira nanjye nsare nabwira mureke kwihindura karasi bigenda Imana ajya kwishaka sagiye kwishaka mureke nihute cyane sahageze ngijwi Imana ukatarahageze rivuye kuko Mose yarashaje ahiye yarashaje n'amaso yo bigara ko yatakibona ariko umuntu w'imbere uko ahiye ngo yarameze neza kandi baranikora n'uyu ikorana n'uw'imbere uyu baturamusiga ariko uw'imbere Imana niyo mwisigira yone mwakire gusiba Imana yamusiga hanyuma mwabama ati ahiye natika uri maso urandi latera Imana ati bari kamanyiri Imana iri mu nama z'abatumagana n'abiga ati bari kamanyiri ubu mwanditse Imana iri mu nama z'abarimo bahagurukira abera n'abahagurukira itorero n'abahagurukira umugambi w'Imana Imana iri mu nama zabo kandi mube babwire barabanza bagakira ariko Imana iratsinda kubera ko mu izamu rya Satani izamu ranyumvishe mu izamu rya Yesu umukinnyi wa mbere wabanje muri Kristo ariko yatsinze n'igiti cy'umusaraba uwamuneshereza igorogota n'ubu aracyagutsinda ku busa mwizere Imana nawe na Kristo mwizere n'ijambo ryiza rero nababwiraga ngo yakomanza undi ngo ahita avuga ati yego yego mukayo bamwiyoberanije we ukwihindura undi mugore ati nagutumyeho amagambo akomeye aramubwira ngo nubwo mwebwe mwatengushye Imana mukayibabaza mukica uw'imbere mukita kuw'inyuma ariko njyewe uw'inyuma nubwo ashaka ariko uwanjye w'imbere aracyabana n'Imana aramubwira ati nujuje kubaza amakuru y'akana kakwa ati nicyo kiza yikubitaho baramubwira ati subirayo witaye atakukana mu ijuru bagakunda kuti kobana mutanyibishe kayo bamu timutese kareje ati yo ni igare rizanatambuka ati kakagenda kagapfa atari atakonga ati karacyafite ingeso z'Imana muri ko ati none kubwizo ingeso z'Imana ati agateje indwara ngo karwara ati niko konyine ko mu nzu ya Yerobowamu kazapfa hanyuma kagahamba sinabiziko Imana ikunda n'abahanga ati kagahamba kagasohoza amahoro neza ati kandi ati kazuranirwa n'Abisirayeli bose bazagaha icyubahiro atariko mwebwe Bana ati muzapfa mubuye ku gasozi ati muzaribwa n'imbwa ati muzamera wa mwana wo muri tuwarete razikuvuga murabasima ariko Bibiliya yivuga ati muzamera wa mwana wo muri tuwarete ati uwo kwa Yerobowamu utazaribwa n'imbwa azaribwa n'imbogo utazaribwa n'imbogo bazamuye hamwe wa mwana wo muri tuwarete atari uwo mwana nzamwishira atabigize ati ikimenyetso hawe ati utungutse muri karitsiye utungutse mu rurembo urumva amakuru agaragaza ko yapfuye ariko ati wowe nzareba bene data nimundebe Bana nababwiye ngo Bibiliya yatubwiye ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma agira
n'ahantu y'icyumwana wereka utuntu twa rwose ukatuvuga kuko n'ahantu ubona urakwera ibyo cy'ababwiriza wabona nk'ituntu rikije mu maso ugahita uti uwacurujwe n'igituntu muri mwebwe. Noneho ngira mu materaniro Kabeza hageze ndicara hari abahanuzi beza bavuga ubutumwa beza none bajya yewe ntabona gucara hano muri aya materaniro ndabwiza rero ntubwije mbona iri ariko bibone sinabishimana inama none sanga bari mu magana shangewe Imana uri mureba yaramemukiye maze 25 nta mugabo yari yama uretse nanjye niyo maze nta mugore yama ati yarambeshe baravuga ngiye kajya maranira kwerekwa ngiye kubona mbona ibintu bine ngiye kubabwira niho namenye ko burya n'ubwo tugenda turimo abantu babiri ntabwo ari umugenda ni babiri ariko uw'imbere ntavuga uw'inyuma we arakora muranyumvishe ariko nimwumve uw'imbere avugana n'Imana naratangaye nimundeba no baganirize natangajwe nuko nagiye kubona mbona ifuku muri iryo teraniro nyibona ku mukobwa umwe mbabonye ihene nyibona ku mukobwa umwe umuhungu wenyine mbabonye inzoka ndayibona mbabonye intuza mbabonye ipusi nayo ndayibona ibintu bine mbibonye mbabwira wa mukobwa ndetse atweretse ninde ngiye kubona nimbona nuhindutse inzoka nuhinduka ipusi ibyo rero ntabwo n'umwe mu bintu wabyumva keretse umuntu ufite umuntu w'imbere kandi umuntu uhindutse ipusi n'umuntu wayo n'ihene nisize ibyo bintu ibyo aribyo n'icyo bishatse kuvuga ahita rero arabona muri byo hari ikintu kindimo atangarwa n'abandi ahita azamura ikiganza amanuka vuba apfukama avuga Imana imbabarire winyeze ubwo yuko nabaye umuriganya ngo inzoka isobanura umuriganya imbabarire ngo yuko ngo nagize umujinya guharya atatangira twese kudusobanuza n'umuntu ukijijwe ati birarya ati pozisi isobanura tumujinya nanjye n'umujinya nyine ati kimbabarire ati yerese harya ati sisobanura tuwihehetse cyangwa usambanya ati rwose mbona Imana itinda kuza kumpereza ati nkahita ndibwihehetse bwisha ati Imana imbabarire aratendeka atose nyine n'imifuko aho yatunobono yaturangirije ahita avuga ng'ikifuko cy'umwuka akibasobanurire sinapfa kukimenya nanjye ndavuga ndetse sha nanjye ndetse waranyega kwataje tumaze uratangaye mu ariko asaba wa mudamu twarimo dusengana amusaba randevu yo kuza kudusura ngo tumusenge araza bageze mu rugo bicara muri sa rugo bicaraga morere nagiye kubona mbona uwo muhungu arambwiye ngo vuba ngo yobora indirimbo 62 nyiririmbye kubera ikijwi kibingira mbanyiririmbye nabahita mbwira ngo dupfa nyiririmbye ntabwo baramusubiza ngo wewe byaba baririmbaga ariko dufite imbabazi z'Umwami Yesu. Nagiye kubona mbona umuhungu yisubiyemo yewe se rero kwihangana kuko ntabwo nari nakoze ariko twashitanye bambwira umugire ngo ntabwo nakwenda ngo niba wari mu kirego nkarabanza agira ariko umunyabwenge wambwira ko waguye mu kirego atari nawe wahemutse nubwo abarangarange ati neza ati nakubabarira handi naguye mu ki arari nanjye barakwegera nanjye babare naguye mu ki bari turi mu minsi 3 turihana neza turihana dusigara tuba tutari kumwakuvanga ibiti muri agashwanye ngo kuko ikintu tugize Imana tubabarire hanyuma nijoro tujya kuryama rero ngo ndashakaga tubasenga tugeze ku buriri ntabwo ngewe sindi bujyane ku buriri wowe uburyame ngewe ndaryama hano muri salo ku itapi ya niba hanyuma ndaryama ndasinzira ngo bigere